ingingo ya mbere, match zakomeza abafana abadahari. Nta mufana numwe wemerewe kujya kuri stade ya Bugesera. Match zaba kwa gatatu saa 9 n'ubundi amasaha match atangiriyeho. Icyo ni icyambere, abafana kuri iyi match ntibazaza. Abayobozi buri equipe zatanga batatu, president, vice president na secretary gusa. Bugesera batatu, Reyo batatu. Ibyo byanzuwe. Ntabyo kuvuga ngo ngewe ngo mfite ngo indi poste muri equipe, keretse babandi bicara kuri touchline. Babandi tuzi nyine bajyayo, aba photographe, abaganga, aba team manager, abatoza, abakinnyi, ababanzamo n'abasimbura no bemerewe kujya muri stade. Abasifuzi ntibahinduka, ni babandi abasifuzi bose uko basifuye umukino no bari bugarurwe kuri iyo match. Abagahera umukino ku munota wa 57 ni naho hagarikiwe Bugesera maze gutsinda penalty. Ubwo bazakina umunota wa 57 kugeza kwa 90 bashyiraho inyongera. Ubwo umufasha 57 bazakina 33 bongeraho inyongera, niba ari 5 cyangwa 4 ubwo bazakina nka 30 ningahe, ni 7 ni 6 se cyangwa ni 5 simbizi. Ariko byumve ko match yose uko yakabaye bazakina iyo minota gusa 57 bazayiheraho buzuze 90 bahita bashyiraho inyongera mikeya bahita basoza match. Bazakomereza kuri resultat ya 2 ku busa. Bugesera yari imaze gutsinda 2, match ikomeze. Nta mukinnyi utari uri kuri fedo match muri babandi bandikwa kuri fedo match ababanjemo n'abasimbura uzemererwa kugaruka kuri match. Tuvuge wena nka kuri ya Basane yari yahagaritswe kubera kuzuza amakarita, ubu ntiyaza muri no match n'umundi ntago yemerewe kwikina, ntiyari ahari ntazanaza kuri iyi. Cyangwa ngo umukinnyi wacu wari avunitse wenda yabonetse ntago yakina kuri iyi match keretse wari uri kuri fedo match. Uko niko bisobanurwa.